ndagira ngo twibukiranyeho gatoya. Umwaka ushize itariki nk'izi ngizi byari bigoranye cyane ko muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo ko uraza kumva ko nyine izi tariki biraza kuba bimeze gutya, amahoro akaba ari gutembera muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Abenshi batari kwemeranyaho neza ko nyine iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo ibi bintu byari kuzigira na rimwe bibaho, nyuma y'uko uyu mutwe wa AFC/M23 ubashije kuba wafata uyu mujyi wa Goma ukawuhindura nyine igice cyangwa se ahantu nibura muri iki gihugu cya Kongo, ukaba nibura wizeye umutekano wawe ndetse n'ibintu byawe uko waba umeze kose cyangwa se aho waba uvuye hose. Ndagira ngo ibi bintu tugiye kubyinjiranamo neza, dutembere uyu mujyi wa Goma nyuma y'uko ubashije kuba wafatwa n'uyu mutwe wa AFC/M23. Ese uyu mutwe wabashije kuba wakora iki muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo cyangwa se muri uyu mujyi wa Goma, nyuma y'uko nyine bo bamaze kuba bageramo, abandi hirya no hino ku isi bakaba bari kuvuga ati uyu mutwe ngo nyine ubasha kuba wagira nabi abaturage, ibindi nyine n'ibindi byinshi cyane mu gihe muzi bagenda bakunda kubeshyera uyu mutwe wa AFC/M23. ndagira ngo mubwire ati uyu munsi tugiye kuba twabirebera hamwe byose, tujyemo neza, twumva ubuhamya bw'abaturage bamwe na bamwe batuye hano muri iki gihugu cya Kongo. Ikindi tugende nyine no mu buzima babayemo bwa buri munsi, tumenya ate se abaturage kuko bari mu mahoro cyangwa ntabwo bari mu mahoro. Ndagira ngo ubane nanjye, njye nitwa Abdati. Nk'ubwate niba wageze hano kuri YouTube channel yanyu, ndagira ngo ukanda aho handitse subscribe kugira ngo utongera gucikwa amakuru mashyashya mbafitiye muri aka kanya kagiye gukurikiraho. Mbere yuko tubyinjiramo rero, ndagira ngo mubwire ati muri New Art Design niho honyine ushobora kuba wakura ibikoresho byiza byizewe by'ubwubatsi, ndetse bakaba banagukorera nyine kuba bagukorera intebe, utubati n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, amagariderobe, bakaba baza bakanaguterera amarangi mu nzu yawe. Niba ubakeneye kandi ndagira ngo mubwire ati wababona kuri WhatsApp cyangwa se ukaba wabandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye harimo TikTok, ukaba wabandikira no kuri izi nimero zikurikira arizo 0788 25 89 807, cyangwa se ukaba wakongera ukabandikira kuri WhatsApp kuri nimero ya 0788 451 1380. Umwaka ushize nyine tariki nk'izi ngizi byari bigoranye cyane muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo ko umujyi nyine wa Goma uzongera nyine kuba wazamo amahoro cyangwa se abaturage bakongera kuzana akamwenyu ku isura yabo, dore ko nyine uyu mujyi wari warabaye isibaniro nyine ry'intambara, urugomo n'ibindi byinshi bitandukanye bibi ku baturage. Ahanini byagirwagamo uruhare n'ingabo za FDLR ndetse n'ingabo za FARDC, Wazalendo ni abacancuro n'izindi ngabo zigiye zitandukanye ziturutse hirya no hino. Ariko nyuma y'umwaka umwe gusa uyu mujyi ubashije kuba wajya mu maboko ya AFC/M23, ibintu byahindutse mu kanya nk'ako guhumbya, dore ko nyine ubu ngubu abaturage basigaye bameze neza, dore ko nyine bose bitagoranye cyane kuba bakumva ko nyine buri wa gatandatu bagomba kuba bajya gukora umuganda mu mujyi wabo wa Goma. Ari uyu muganda dore ko bose bawuzi nk'umuganda witwa Salongo. Gusa nyine icyiza kirenze ibyo byose nuko nyine aba baturage bose bafite amahoro n'umutekano, dore ko nyine bose babasha kuba nyine bakora amanywa nijoro, bose nta n'umwe wikanga abajura cyangwa se wikanga ati ibintu byanjye nubwo ndibuze kuba nabikorera ijoro, abantu ndaza gutaha muri iri joro ubundi abantu baze kuba banyambura ibintu byanjye mbibure byose. Impinduka nk'uko zidatinda kuba zakigaragaza mu gihugu iyo zabaye, nyine ibi bintu byahinduye isura nyine bigikubita nyine muri iki gihugu cya Kongo, dore ko nyine ubundi mbere y'uko iyi AFC/M23 igera muri iki gihugu cya Kongo, nk'uko bisanzwe kugira ngo ubashe kuba wakinjira muri iki gihugu cya Kongo ku ruhande rw'u Rwanda, nk'uko wajyaga kwinjira warabanza ukagera nyine ku ruhande rw'u Rwanda ukajya guteresha kashe ku byangombwa byawe kugira ngo ubashe kuba wakinjira muri Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda ibintu bikaba byakorohera cyane kurenza nyine wowe uko wabaga ubyiteze. Noneho wakinjira ugeze ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho bikaba ibindi bindi, dore ko nyine iyo utibwirizaga ngo ubashe kuba wafata nyine amadolari 20 ngo yashyire kuri pasiporo yawe kugira ngo nyine nibura ayo madolari abashe kuba yaha akamotivasiyo umuntu ukora hano mu bashinzwe abinjira n'abasohoka, ibi bintu byarakugoraga cyane, dore ko nyine byashobokaga ko nyine uyu muntu abasha kuba yakwirengagiza hafi umunsi wose ugataha nta kintu gikoruzwe, kugeza ubwo nyine nawe ubwawe wibwirije kuba wafata ayo madolari 20 ukaba wayamuhereza. Aya madolari 20 nta kindi kintu yabasha kuba yakora, usibye ko nyine hano muri iki gihugu cya Kongo aricyo bita kitu kidogo nyine, ariko ka ruswa turi kuba twaca intanga mu Rwanda, dore ko nyine tuvuga ko twebwe n'ubundi kamaze kuba kacika.
ariko ubu kugeza ubu ngubu ubwo AFC M23 nyine yafashe uyu mujyi wa Goma, ibintu byahise bihindura isura byose mu kanya nk'ako guhumbya, dore ko nyine ubu ngubu kuri iyi migration cyangwa se kuri ibi biro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rwa Kongo, ibintu byamaze kuba byahindura isura. Iyo ukinjiramo ukubitana n'abakobwa beza n'abasore beza kandi bacishije makeya, dore ko nyine nta kindi kintu, nta bintu byinshi bajyaho bakakubaza, bahita bakwaka ibyangombwa byawe ubundi bakagutera kashe ukabasha kuba wakinjira muri iki gihugu cya Kongo. Noneho mbere y'uko winjira muri iki gihugu cya Kongo, mu minsi yashize mbere y'uko AFC M23 ibasha kuba yafata uyu mujyi, mbere y'uko winjira muri iki gihugu cya Kongo, ukinjira ukigenda wahita guhura n'abagore bicaye hirya no hino mu mihanda, hanyuma ubundi ukabona bose bafite amameza, ugezeho wese agahita akubwira ati banza usige hano amafaranga makeya kugira ngo ubashe kuba wakinjira muri iki gihugu cya Kongo. Ukimara gutanga ayo mafaranga ya mbere bakakubwira ati aya ngaya ni ay'imisoro, wagera imbere nabwo ugahura n'abandi nabo bicaye nk'uko nguko, nabo bakakubwira ati aya mafaranga ni aya gahunda za leta zigiye zitandukanye, bikagucanga nyine weho bikakubana nk'urujijo, dore ko nibura aha hantu, nibura kuri aba bagore babaga bicaye hirya no hino muri iyi mihanda, mu nkengero z'imihanda, bose nyine nibura wahavaga utanze amadolari agera hafi ku 100. Si aba bagore gusa kandi nyine babashaga kuba bakwaka amafaranga, dore ko nyine nawo hafi naho ukirenga abo bagore nabo muri metero nkeya cyane, nabo wahita gukubitana n'abapolisi bo mu muhanda nabo barimo aho ngaho bari kuba batambuka, nabo waba ugihura n'umwe agahita atangira nawe akakwaka amafaranga boshye nyine nkaho ari mu nsengero urimo kuba watura amafaranga. Ibintu nyine byagaragaraga nyine ko igihugu kitari ku murongo, gifite ibintu byinshi cyane byo kuba nyine cyakitaho muri ako kanya, aribyo nyine AFC M23 yabonaga nk'ikibazo cyane kibangamiye abaturage ba Kongo. Nyuma y'umwaka umwe gusa ibi byose babiteye ishoti, cyangwa se uyu mutwe wa AFC M23 uteye ishoti, ibi byose bikaba nk'amateka muri iki gihugu cya Kongo, cyane cyane muri uyu mujyi wa Goma, dore ko nyine bitagutunguraga mbere y'uko ubona umuturage wa Kongo akuburiwe mu rugo, yamara gukuburiwe mu rugo agahita afata imyanda yakubuye akajya kuyimena mu muhanda, dore ko nyine ukigera muri uyu mujyi wa Kongo nako wa Goma, ikintu cyakubwiraga kugeza i Goma nyine cyanyacyo ni umwanda mwinshi ukabije cyane wasangaga aho ngaho mu mihanda ya Kongo y'aho ngaho i Goma, ukabona nyine ibintu birajagaraye cyane ku rugero ruteye ubwoba. Ariko ubu ngubu abaturage bose bo muri Kongo nta kindi kintu bakubwira, barakubwira ati ni ubu ngubu muri iki gihugu cyacu cya Kongo ahantu honyine hafite isuku ni muri uyu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma, dore ko nyine ubu ngubu nibura kubona umuturage uri kuba wamena imyanda mu muhanda byaba ari sakirire, mbega ubuyobozi buriho bushobora kuba bwamuhana byihanukiriye cyane, dore ko nyine yaba akoze amahano. Mbere y'uko nyine uyu mutwe wa AFC M23 ugera muri uyu mujyi wa Goma, dore ko nyine uyu mujyi wa Goma ubundi wari umeze nyine nk'isibaniro nyine ry'intambara, aho nyine wari uri mu maboko ya FDLR ndetse na FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo. Ibi bintu nyine ari byo nyine byatezaga nyine umutekano mukeya muri uyu mujyi nyine wa Goma, ugasanga nyine nibura muri uyu mujyi wa Goma hirirwamo akavuyo gateye ubwoba, dore ko nyine twaganiriye n'umwe nyine mu bayobozi ba Kivu y'Amajyaruguru, aho nyine yatubwiye ko nyine nibura buri joro muri iki gihugu cya Kongo, cyane cyane muri uyu mujyi wa Goma, uyu mujyi nyine nibura wo hapfagamo abantu bagera kuri 4 muri buri joro, cyangwa se haba hatapfuye abantu 4 hakaba hari abandi bantu nibura barashwe cyangwa se babashe kuba bakicishwa intwaro gakondo, abandi nabo bakaba nyine nibura babashije kuba bakibwa, abandi bakamburwa hirya no hino muri uyu mujyi wa Goma. Ibintu nyine wabonaga ko nyine bijagaraye cyane, dore ko nyine nibura bitari bitangaza nyine kubona ko umusirikare cyangwa se umuntu ushinzwe umutekano w'igihugu nyine yishwe n'inzara. Ibi byo ntabwo byagutangazaga cyane, ukabona uyu musirikare wa FDLR abashije kuba nyine yabona ko nyine nta mafaranga ari kubona, ahise afata moto ye akahita ajya noneho mu kimotari akajya gushaka andi mafaranga yo kugira ngo abashe kuba yatunga umuryango. Ukabona nyine atwaye moto nta kibazo, yambaye uniform y'akazi, hanyuma ubundi akahita ashyira abagenzi akabajyana nabo akabakuramo amafaranga. Ariyo mpamvu nyine wasangaga cyane cyane uru rugomo rwiganjemo abamotari benshi cyane, ari bo nyine bari kuba bagaragaraho ibi byose, kuko uyu mumotari iyo yakugezaga nyine nk'ahantu akugejeje yahitaga noneho akwihinduka ukagira ngo nimwigize muvugana, hanyuma ubundi agatangira kujya kwaka amafaranga, agatangira nyine kukwaka ibintu byawe ufite, ubundi ukabimuha, wamara kubimuha agahita yatsa moto y'ubundi akigendera.
ugasigara uruheruheru cyangwa se ugasigara ibintu byawe babijyanye nta hantu ho kurega ufite, kuko n'ubundi wabaga uregera niwo wabaga ukwatsa ibintu byawe. Iyo kandi bitagendaga gutya nyine ngo babashe kuba nyine bakigira abamotari, ahangaha noneho aba barwanyi ba FDLR bo bazaga noneho bigize abagenzi, wamutwara nyine ari nk'umugenzi wamugezaho umugejeje abona muri mwenyine akahita noneho agufatiraho nk'icyuma cyangwa se akagufatiraho intwaro, ukahita umuhereza moto yawe ubundi akahita ayijyana, noneho wowe ugasigara uri aho ngaho gusa uri kureba. Noneho nyuma y'uko ibi byose biba, ubundi mbere uyu mujyi wa Goma wasangaga nyine buri muturage wese byarabaye nk'ihame ko nyine niba uri mu kazi kawe saa 12 zigera ugahita ufunga ugahita utaha mu rugo iwawe, kugira ngo amasaha ataza kuba yagufata n'ubundi abicanyi cyangwa se abambuzi bakaba bagutegera mu mihanda, hanyuma ubundi bakajyana ibintu byawe ugasigara uri aho ngaho gusa. Ibi byose dore ko nyine byabaye nk'amateka ubu ngubu muri iki gihugu cya Kongo, cyangwa cyane cyane ahangaha muri uyu mujyi wa Goma, usanga nyine abaturage bakora, waza kuruha cyangwa se ubona abakiriya bashize ukaza guhita utaha, noneho rwose nta kintu uri kuba wakikanga, kuko ubasha kuba wakora amanywa nijoro umutekano ari wose. Ubwo twaganiraga n'uyu muyobozi w'umujyi wa Goma ubu mu minsi ishize, bwo yari yatubwiye ko nyine umunsi umwe yari arimo kuba yagenda muri uyu mujyi wa Goma, ubundi ahura n'abaturage b'abagore baramutangira ari benshi cyane bacuruza mu masanduku. Baramubwira ati dufite ikibazo gikomeye cyane, wagira ngo ni ikindi kibazo gikomeye kindi. Arangije abaturage batamubwira ati twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko nyine kuva mwagera muri uyu mujyi abantu ntabwo bagipfa ari benshi cyane ngo natwe tubashe kuba twabona abakiriya, ngo twabuze abakiriya benshi cyane. Ibintu nyine dore ko nyine byabaye ikibazo cyane ku ruhande rw'aba bantu bacuruza amasanduku, dore ko nyine abakiriya bagabanyutse kubera ko abantu basigaye bapfa muri uyu mujyi wa Goma babaye bakeya cyane ugereranyije no mu minsi yatambutse, ubwo izi ngabo za FDLR ndetse na FARDC zari ziri muri uyu mujyi hamwe n'izi nyeshyamba za Wazalendo. Ibi ngibi rero bikaba byaragiye bifata indi ntera, dore ko nyine abaturage bo ubwabo bakubwira ati dore ko izi ngabo za AFC M23 zagera muri uyu mujyi wa Goma, ibintu byahinduye isura, dore ko nyine ari abasirikare nyine baba batuje bafite amahoro menshi cyane muri bo, kandi ikindi cyonyine ushobora kuba wakora amanywa nijoro nyine muri uyu mujyi nta kindi kintu rwose uri kuba wakikanga, dore ko nyine nibura ikintu mushobora kuba mwapfa cyonyine ari ukuba wenda utakubahiriza amategeko n'amabwiriza bagiye bashyiraho agenga uyu mujyi wa Goma. Abatuye kandi uyu mujyi wa Goma nyine bo bakubwira ko nyine imyitwarire y'aba basirikare ba AFC M23 itandukanye 100% n'abasirikare ba FARDC, dore ko nyine umwe twagerageje kwegera umwe mu baturage bari bagiye kuba bakiyandikisha mu gisirikare cya AFC M23 hano kuri site y'ibiro bya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo yatubwiye ati njyewe nyine impamvu itumye nibura ngiye kuba najya muri iki gisirikare cya AFC M23 nuko nyine n'abasirikare ubona bafite discipline, ubona nyine bagendera hamwe bitonze bakora ibintu byabo nyine ubona ko babizi, kandi ikindi akaba ari abasirikare baba bafite isuku. Aho akubwira ko nyine nibura abasirikare ba FARDC bo nyine ubwo babaga bari mu muhanda wajyaga kubona ukabona abasirikare bajagaraye babihuta cyane, ukabona nyine barasa nabi, dore ko nyine ibi byonyine biri mu bintu byagiye bituma abasirikare bamwe na bamwe ba FARDC babasha kuba bahindura ingabo bayikoreraga bakaba baragiye muri M23 kubera icyo kintu cyonyine babasha kuba barusha izo ngabo zindi za FARDC. Ikindi kandi byari bitangaje rwose kuba wabona uyu mujyi wa Goma, kubona ko nyine washoboraga kuba wamara nk'amezi nk'abiri utari wabona amazi muri uyu mujyi, ariko kuvaho izi ngabo za AFC M23 zafashe uyu mujyi wa Goma, ubu ngubu amazi aba ahari muri uyu mujyi wa Goma. Ikindi umuriro w'amashanyarazi nawo urahari muri uyu mujyi wa Goma, dore ko nyine ibyo ngibyo babikoze mu cyumweru cya mbere bagifata uyu mujyi wa Goma, dore ko nyine binavugwa ko aya mazi kugira ngo abaturage babe bayabura byakorwaga ku bushake, kubera abayobozi bamwe na bamwe babaga babifitemo inyungu, dore ko nyine hari abayobozi benshi bo muri uyu mujyi wa Goma bari baragiye bagura amakamyo menshi cyane azajya atwara amazi mu baturage bamwe na bamwe bashaka kuba bayagura, hanyuma ubundi bamara kuyagura ayo mafaranga akaba yasubira mu mifuka y'aba bayobozi, ubundi aya mazi bakajya bayerekura gake cyane gashoboka kugira ngo abaturage babashe nabo kuba babagurira ya mazi yabo. Ibi ngibi nyine bikaba byari n'ikibazo cyoroshye, kuko nyine n'ubundi urumva bayakupaga amazi babishaka, ndetse n'umuriro nawo bakaba barawukupaga babishaka kugira ngo babashe kuba bacuruza imirasire y'izuba, bacuruza n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe bishinzwe kuba byatanga amashanyarazi mu ngo z'abaturage. Dore ko nyine iki kibazo cyagarukagaho n'ibitaro, bikagarukaho n'ahandi hantu henshi cyane hagenda hahurira abaturage benshi, dore ko nibura ibitaro byo muri uyu mujyi wa Goma byo byavugaga ko
bahoranaga esanse muri moteri zabo kugira ngo nyine babashe kuba baramira abaturage barwariye muri ibi bitaro, bamwe bari ku mamashini ashinzwe kuba yabongerera umwuka kugira ngo nyine babashe kuba babaremera ubuzima bwabo, kuko isaha n'isaha umuriro wo muri uyu mujyi wa Goma, umuriro washoboraga kuba wabura ugasanga abaturage babashije kuba babiburamo ubuzima bwabo, dore ko nyine uyu mujyi wa Goma wabashije kuba wafatwa na AFC M23 ukaba waratangiye uyu mutwe kuba wakubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, dore ko nyine bagiye bagura imihanda hamwe na hamwe, batangira kubaka amagare, bubaka amaparikingi, bubaka n'ibindi bikorwa byinshi cyane, dore ko harimo n'amashuri bari kuba bakubaka muri uyu mujyi wa Goma, dore ko nyine nibura uyu mujyi wa Goma kuva wafatwa n'uyu mutwe wa AFC M23 bikaba byarashimangiwe ko uyu mutwe utazarekura uyu mujyi wa Goma. Ndagira ngo rero mubwire ati niba uri mushyashya kuri muyoboro wa YouTube channel yanyu, ndagira ngo mubwire ati reba aho hasi handitse subscribe ubundi uhakande kugira ngo tuze kubasha kuganira ku bindi biganiro byiza cyane bisesenguye kandi tubafitiye. Ndagira ngo mubwire ati ciao, njye nitwa Abdati.